hagati ya miliyoni zirenga 50 kugera kuri 60 zishobora kuba arizo zakishyuzwa uwitwa Vestina cyangwa se abitwa Vestina Dorcas. Reka ninjire mu masezerano ya Vestina Dorcas ndetse na Irene Murindahabi yari yarageze gute, yari yarageze ku musozo 2025. Ibi bivuze ko kuva mu ntangiriro za 2026 bakomeje gukorana nta masezerano mashya bafite hagati yabo. Matwi yanyu ari tayari mwumve hano. Reka nsubiremo ingingo. Kimwe mu bice bikomeye biri muri aya masezerano ni ikijyanye n'uburenganzira ku bihangano. Ingingo z'aya masezerano zigaragaza ko uburenganzira bwose ku ndirimbo zakozwe muri ubwo bufatanye bwari ubwa MI Entertainment Limited. Vestina Dorcas nta ndirimbo n'imwe bafite uburenganzira busesuye mu mategeko. Buri ndirimbo umuhanzi yifuza kwegukana asabwa kuyishyura miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Gotesha inyama yitwa nyashi kunanira ariyo twirukaho twese abarayifashe abarayiriye mu kuyiryaho kugira ngo ayimire ibiramumize. Banura kubwo n'abandi nyaboneka mugana ama restaurant atandukanye biki jya witonda nyaboneka niba ari ifemba niba ari inzara ufite niba ari iki urya ariko nturyana inzara. Ariko nanone ndavuga kuri case ya Kevin Kade kakanya na MTN Wacu Muzika Festival bango we avuyemo ku nshuro ya kabiri. 2025 nabwo yari yabivuyemo, nabwo avuga ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi wa none yongeye kubivamo. Yes, of course, mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi kuwundi. Iyi ni Eco Bloom TV, nge ndi wa munyamakuru wanyu Mr. Muhanzi, ndi intare ndi ndangarwa ndi intore, ndi umunyarwanda of course, ndi na diaspora, ndi umusore ukunda Imana, igihugu ndetse n'abagituye. Nkunda cyane mudukunda mukora dukurikira umunsi kuwundi. Mu makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi kuwundi, murambabwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo, kandi buri gitabo kigira page, kandi buri page tuyivugaho ikwaye. Ikaze kuri platform zacu zose, yaba kuri Instagram ni Eco Bloom TV, yaba kuri TikTok ni Eco Bloom TV, ariko kandi nanjye umunyamakuru wanyu Mr. Muhanzi ndahari cyane kugira ngo mbahe update zitandukanye hirya no hino tugeze makuru agezweho. Ariko kandi mbere yuko ngera makuru agezeho yambi cyane, mumeze neza amajyepfo amajyaruguru urasirazuba uburengera bwaryo umujyi wa Kigali yambi cyane. Hello everyone, mwe muri hanze y'u Rwanda ushobora kuba wumva icyongereza, ikinyarwanda, igifaransa, igiswahili, igiportuge bitewe noneho mu gikombe cy'isi ngo muvuga indimi zose z'ibihugu. Numvisha umujene avuga ko we yaguze inzoga ngo z'ibihugu byose biri mu gikombe cy'isi, ngi igikombe iyo kipe ivuyemo igikombe mu gikombe cy'isi iyo nzoga nibwo ayinywa. Numbaze ngo mu Rwanda ubwo harya yagiye mu gikombe cy'isi Amavubi. Ibaze ko nkunda u Rwanda nka Naruto ruri mu gikombe cy'isi kandi rutagiyemo. Ubu narinzi ko rurimo. Unahingiye gutanga nk'abandi se mu Rwanda ubwo yaguze yihe nzoga. Ushobora gusanga yagera nko mu Rwanda agahita bamubwira ati inyama yitwa nyashi niyo igezweho nyaboneka bari yugura. Ubu koko tuzicwe n'inzara, twicwe no gushaka amafaranga n'ubukene, twicwe n'ibiryo twihahiye koko. Rubanda mana twaragowe, iyi si iragoye cyane. Ayo namwe makuru n'ubundi nsanzwe cyangwa se amaze iminsi ari kuzenguruka no kubitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Wowe utarabashe kubimenya, inkuru yabereye mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Kinyari mu kagari ka Murama, mudugudu wa Binunga, aho bamwe mu baturage bari bagiye kwirira bisanzwe muri restaurant cyangwa se mu nzu zicururizwamo ibyo kurya, hanyuma bikarangira umwe yayiguze ibiryo ariko niba yarahaze ntago mbizi kuko ni inkuru yabaye ndi mu karere ka Musanze. Murabizi ko hari igitaramo cya Summer Country Tour cyateguwe na Bruce Melody mwita Wacu Bruce yafatanyemo na Mugisha Benjamin cyangwa se Taigabi cyangwa The Ben ari kumwe na Bwiza ndetse na Kitoko. Ngira ngo twari turiyo, ni nayo mpamvu mutari muherutse kumbona kuri kamera cyangwa se makuru nkayo nkaba ntaragiye kuri tele ko nta makuru mba ngomba kubatarira nkayo kabisa. Ubundi nkayabahereza iyo nyama ya nyashi mba ngomba ubundi mba nibaza mugane wa muhungu ndibaza nawe nkakubaza namwe mukambaza turibaza byagenze bite twisanze gute turi kwita inyama ngo ni nyashi. Twabaye ko hari inyama z'amatungo zitwa iz'inka, iz'ihene, iz'intama, iz'inkwavu, iz'iki, amafi n'ibiki. Byagenze bite kugira ngo nyashi ni inyamaswa babaga? Nari nyimenyereho mu bako nyashi ngari z'abakobwa, dore ko ng'abasore mwazishiriyeho. Ubu ntago rwose gushinga urugo ngo zirajegajega ngo nyashi iri kubura ngo biba bigoranye.
abakobwa benshi ngo ndabasuhuje abantu mudafite nyashinya, mwihangane ngo biba bigoranye kugira ngo ubone umuntu ugutereta, ariko ngo namwe abasore ngo tudafite ama six pack ngo n'ukuboko ngo ku buryo werekana pinya ngo bari ngo ntabwo ibyo bintu byubaka urugo, simbabeshye. Ibintu byubaka urugo ni umutima wawe, ni amarangamutima yawe n'ibindi bishobora kuza inyuma, ariko ntago nyashi, pinya, agatuza, amafaranga menshi, ubwiza butangaje, ibyo ntabwo ari byo byubaka urugo. Ibyo byo rwose ushyira akamenyetso k'agakubo. So nandi kugusobanura inkuru yabaye aho ni abaturage babiri, umwe yagiye muri resitora yigurira ibiryo bisanzwe ashyiraho n'akanyama, hanyuma nyuma yo kurya wenda agira aho yumva arahaze, cyangwa wenda inyama bamuhaye yumva ntimuryoheye nk'uko yari abyiteze, cyangwa se habaye indi mpamvu nge ntamenye, inyama iramunanira. Undi wari wicaye ku ruhande umunyarwanda ati jya ubyaza amahirwe yose ubonye n'igihe uyaboneye. Aba arayifashe ati wayagotesha inyama yitwa nyashi kunanira ariyo twirukaho twese, aba arayifashe aba arayiriye. Mu kuyiryaho kugira ngo ayimire ibiramumize. Nyaboneka ibi nimbivuga nseka nimuze kugira ngo gushinyagura umuryango wabuze umuntu, ndamwihanganisha cyane, ariko nyine ni byayo n'umunyarwanda yaciye umugani ngo akabi gasekwa nk'akeza, kuko ubwabyizi n'uburyo numvishe bya trending bazi ibintu namenye ndi mu karere ka Musanze umurenge wa Muhoza, bikangeraho mbiciye ku mbuga nkoranyambaga iriya nkuru ya trendinze. Dushimire wenda n'ibinyamakuru byayikoze birimo BTN TV ndetse na TV1 kuko baradufashe kumenya ayo makuru. Bisobanura ko ubwo n'abandi nyaboneka mugana amaresitora atandukanye n'ibiki, jya witonda nyaboneka, niba ari ifemba, niba ari inzara ufite, niba ari iki urya, ariko nturyane inzara. Ni nka bya bindi by'inzoga umuntu agenda asanzwe yinywera agacupa kamwe cyangwa ka peti mitsingi, yasesekara mu kabari umujene yambwira ati ndagutamo, agahita avuga ati munzanire Hennessy sha, cyangwa za zindi mujya mwita amazina nayo ntazi, ugasanga naze 5 naze 10 atarahwere. Sinumvisha umujene bategeye ngo niba ari hajya ni ibiboro byanyu muvuga ngo ni ibyuma, niba ari ibyuma, niba ari ibiki, za nzoga zindi sinzo amazina yazo, ngo baramutegeye umujene, kandi ari n'umujene ufite viziyo yafi y'u Rwanda rw'ejo, ati nunywa izi 5 cyangwa zinga ntago ni uko umubare mu kunywa ngo nta nizingahe yanywe yahita ahwera, kandi yari umusore. Numvisha ari n'umujene wari ufite viziyo, kuko uburyo numvaga akora rwose byari bifite icyerekezo. So rero attention ku kintu cyose, niba uzi ko ushobora kurya isukari nyinshi ukagira umubyibuho ugapfa, ikagutera ibintu byinshi nk'ibyo, ntabwo ibiryo ari byo byananirwa kukugiraho ingaruka. So niba ugiye kurya rero, ugiye kunywa, ibintu byose ugiye gukora muri rusange, murabizi n'abatera akabariro hari abajya bajyamo kumva ngo babiguyemo kubera uburyo bashobora kuba barwaye umutima, umuvuduko, ibiki, uburyo yabikozemo kubera ifemba cyangwa kondisiyo mbi yari arimo, ugasanga nabyo abiguyemo. So attention rero, ari nako nyarukira nanone mu karere ka Nyabihu, inkuru zo zakomeje kuba nyinshi, ibintu biri kugenda bihetana abantu, ngira ngo ni ibintu mukwiye no guhagurukira. Niyo mpamvu mbanje gukora iyi nkuru mbabwira ngo attention cyane, kubera ko ibinaherutse kuba mu ntara y'Uburasirazuba, kandi dore byongeye hariya aho bita mu karere ka Nyabihu. Abaturage bo mu kagari ka Arusha umurenge wa Bigogwe akarere ka Nyabihu bari mu gahinda gakomeye nyuma y'urupfu rw'abantu 6 bapfuye mu buryo butunguranye, bikekwa ko bishwe n'inzoga y'inkorano yo mu bwoko bwa kanyanga izwi nka rubenge. Si rimwe si kabiri babiyamiza inzoga z'inkorano, ariko ntimujya mu byumva. Nawe buriya ubundi mpora nibaza umuntu, buriya mbonye umuntu uri kunywa itabi kandi ryanditseho ngo icyo kintu uri kunywa kirica, kandi umuntu yakubwiye ngo ndakwica, tujya kuri RIB ukajya kumurega, ariko ugafata ipaki yanditseho ngo nurinywa urapfa, ririca, ukagumya ukarinywa ukananigura amafaranga yawe, ukajya kunywa inzoga y'inkorano utumvisha atari ahantu hambere yishe umuntu, atari aha kabiri, ukagenda ukayinywa kandi uzi ko ishobora kukugiraho ingaruka. Ntuzi ubuziranenge bwayo uko bungana, we wagiye ngo usanga ufite icyaka, mfite amafaranga make, ayo make wagiye kuri wasa ukagura amazi ugateka mu karu, ukagura isukari ya Truwasa ugashyiramo ukanywa ukaryama. Ubu hari abagabo beza ngo shangwa byihorere, ngo niyo mpamvu nawe ameze utyo, ngo nta bitekerezo ngo ufite, ngo utari mu kabari nta bitekerezo ugira, ngo utaganire n'abandi bagabo bagenzi bawe ngo nta terambere ugeraho. Ubu tuvuge ko abarokore bose bari muri iyi si nta terambere bagezeho, cyangwa batajya kuzinywera mu kabari cyangwa batanywa izo nkorano nta terambere bagezeho.
so ngewe nitambukiraga, ariko just muba mugomba kumenya ngo ubuzima bwawe amagara aseseka ntayorwe. Ibaze kuba mu murenge umwe cyangwa mu kagari kamwe hapfa abantu 6 bazi icyo kunywa baniguriye, wenda ntabwo twe twamenya ngo barabaroze cyangwa ni inzoga yaruje ubuziranenge cyangwa hari ikindi, ariko urumva ko ni ibibazo. Ni ibyabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Kamena 2026, aho amakuru atandukanye agaragaza ko abapfuye bari banyoye kuri iyi nzoga bikekwa ko yari ivanze n'ibinyabutabire bishobora guteza uburozi bukabije. Mu bapfuye harimo abantu 4 bo mu rugo mana we, ibaza urugo rumwe abantu 4 bose bagapfira icyarimwe bazize ikintu biguriye ubwabo, cyangwa wenda bagiye kuvumba babaguriye ikintu. Wenda bashobora kugenda niba uguze iyo kanyanga cyangwa iyo nzoga runaka igura 1000, wagenda ushobora kuguramo irindi nzoga cyangwa ikindi kintu ushobora kunywa kikakumara inyota, baba barapfuye. So wenda ibyo nacagaho n'ubundi nigendera kugira ngo ngire comment ntoya mbikora already nk'umunyamakuru, ariko inkuru ngewe nzinduye ni inkuru karahabutaka, nayo si nziza ku ruhande rumwe, ariko ni nziza. Mwigire hino abantu bakunda imyidagaduro, mwigire hino abantu bakunda gospel, mwigire hino abantu bakunda iyi miziki cyangwa se bitaramo muri rusange. Ngira ngo si rimwe si kabiri twavuze ko uyu muziki cyangwa ishoramari muri rusange kurikora, ntabwo nyine umuziki wa kera byari enjoyment cyangwa byari ukwishimisha, ariko right now ni business. Umuziki w'uyu munsi ni business. Ujyamo umuntu ni Bruce Melody, ngira ngo yarabivuze mu biganiro bitandukanye n'imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, arabivuga ati umuziki wabaye business. Niba ashobora gushora ku ndirimbo imwe miliyoni zirenga 50 zikaba 100, icyo kintu ntabwo cyaba ari ikintu ugiye gukora ngo gusa ngo umukobwa azandebe, ngo umuntu azabona ko ndi umusitari, ngo inshuti zanjye ngo zumve ko ndirimba neza. No, icyo ni ikintu uba ugiye gushoramo uvuga ngo nshoyemo miliyoni 100, nzungukamo 150 cyangwa 200 cyangwa se nizinahomba, ariko nzaba nakoze ikintu kimeze gutya as business, apana enjoyment. So rero niba ubwo ndi kubivugira iki rero, ndi kubivugira kuri case ebyiri aka kanya ziri kuvugwa muri showbiz, yaba ya Vestina, itsinda ry'abaririmbyi bakuramya no guhimbaza Imana rya Vestina and Dorcas, na Irene umunyamakuru akaba n'umushoramari mu bijyanye na cinema, muri film, apana muri music industries n'ibindi bigiye bitandukanye, kuko ni benshi agenda afasha. Ariko nanone ndavuga kuri case ya Kevin Kade kakanya na MTN Iwacu Muzika Festival, ibitaramo byitegura gutangira ejo bundi gatoya cyane. Yego, ni Kevin Kade wongeye kuva mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival ku nshuro yabyo ya kabiri. No kuvuga ngo we avuyemo ku nshuro ya kabiri. 2025 nabwo yari yabivuyemo, nabwo avuga ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi wa none yongeye kubivamo, avuga ko noneho arwaye. So ni inkuru ndi gukesha ikinyamakuru Igihe imbwira ko uwitwa Kevin Kade amaze iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byamaze kwemezwa ko atakitabiriye ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival kubera ikibazo cy'uburwayi bwamufatiyeyo butunguranye. Amakuru Igihe yamenye ni uko uyu muhanzi yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afatirwayo n'uburwayi, ndetse bamaze kwereka ubuyobozi bw'ibi bitaramo ku buryo atazabasha kubyitabira. Waduhaye amakuru, ubwo n'uwahaye amakuru ikinyamakuru Igihe, yagize ati Kevin Kade yahuye n'uburwayi, dufite ibimenyetso byose twabihaye abashinzwe muri MTN Iwacu Muzika Festival, gusa ntabwo akitabiriye ibi bitaramo. Ni ku nshuro ye ya kabiri Kevin Kade atitabiriye ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival, kuko muri 2025 nabwo yari yabitumiwemo birangira atabashije kubyitabira, kuko icyo gihe yagize urugendo rutunguranye rujya muri Amerika. Ibi bitaramo bizatangira tariki ya 20 Kamena 2026 bikarangira mu kwezi kwa munani itariki ya mbere 2026. Bizaca mu mijyi nka Huye, Ngoma, Nyagatare, Karongi, Muhanga, Musanze ndetse na Rubavu. Kuva ibitaramo byaba Iwacu Muzika byatangira ndetse no kuva byatangira kuva ibitaramo bya Iwacu Muzika byatangira ndetse no kuva byatangirira
kwitwa MTN Iwacu Muzika Festival byari birajya mu karere ntago birajya mu karere ka Karongi. Icyo bari bashatse kuvuga cyumvikanye hano, ubwo no kuvuga ko bigiye kujya mu karere ka Karongi ku nshuro ya mbere. Ikintu mfite cyo kwibaza hano ni ibintu bibiri. Kevin Kade ni inshuro ya kabiri atabigiyemo, kandi ubwo aba yabihamagawemo bamuhaye kalendare y'uburyo bwose ibyo bitaramo bizakorwa. Akongera akati ubwa mbere yavuze ati geze urugendo rutunguranye rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo ni business ntago najya kuzinjiramo, ntago ramenya ngo ibyari byo cyangwa ntibyari byo. Umunsi wa none nabwo muri press conference Bruce Ntore uri gufatanya n'abandi gutegura ibitaramo yatubwiye yuko yavuganye na Kevin Kade impamvu atabonetse muri press conference hari urugendo arimo n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikorwa bisanzwe n'ubundi arimo, ndetse hano tubwira ko bamusobanuye n'ibintu byose bitandukanye. Kevin Kade yemeza ko n'ubundi azitabira. So ndi kwibaza rero umuhanzi ntiyaje muri press conference, nyuma ararwaye ararembye, none birangiye atitabiriye ibitaramo question mark. Dutegereje wenda kuzamenya uruhande rumwe uburyo ruzatangaza n'urwa Kevin Kade ibyo ruzatangaza, n'ibindi n'ayandi wenda na babandi bajya bavuga ngo hajya no kumena no kugira gute mujene wanjye zebu kwa kundi bavuga ngo kwa kundi muzana ngo na makuru y'indani ni biki bya bindi boro mujya muvuga bimeze bite ago mbyibuka babandi ariko ubwo nyine babasesenguzi n'abandi b'intasi n'ibindi byose ubwo bazayashaka bayatuzanire wenda tuzamenya tuyabatangarize, cyangwa se tugize amahirwe tukazabona umwe muri abo cyangwa se Kevin Kade nawe yazaza akatwibwirira uko byagenze. Ariko by the way tumwifurize kurwara kandi arwara ubukira. Bora kurwarira mu gihugu cy'amahanga, igihugu kitari kiwanyu nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye, ari ibintu bikomeye cyane cyane ko ubwo mituweli ntabwo ibigikoreshwa, kandi nyaboneka akantu kitwa ka mituweli aba ari fresh cyane iyo urawakishyura bimeze neza cyane. Ubwo rero mitana kwa updatinga kubera ko witwa Kevin Kade yagombaga kuba atarama muri bitaramo ariko bitakunze kubera uburwayi nk'uko byatangajwe n'uruhande rw'abategura ibitaramo ndetse n'izindi nkuru zose maje gusoma, base bamusimbuza witwa Amalon. Abantu benshi natangiye kuba bagenda bavuga bajyujura kwa kundi babajyujura bavuga ngo ariko Amalon urabona ntabyo tubonamo. Amalon ni umuhanzi nk'abandi bahanzi, niba wenda nta hit maker ariko aranayifite. By the way afite indirimbo ejo bo nabonye iri gutrendinga. So izo zose ni umuntu udaheruka guhura na audience, abantu baramukumbuye muri za ndirimbo yambi byakubaho n'izindi zose n'izi nshyashya azagenda zibacurangira zengurukane muri iyo ntara ibintu biryohe bimere neza. Ariko ubu ndakibaza ngo Urban Boys yizaza tutegereje niba Safi Madiba zamanuka kaza na Hambonizo na ubundi tukareba Hambo Jizo Nizo Kabose na Safi Madiba bongeye gukubita za ndirimbo zose wacekere n'izindi zose yagiye aririmba, cyane ko Dream Boys yamaje kwidekara ikavuga ko bazahagarirwa na witwa Platini P cyangwa se Nemeye Platini. Abo rero ubwo no kuvuga ko mugiye kwitega abahanzi bashya mutari tigeze tubona muri press conference, batari banateganyijwe ku rutonde. Nabonye banje gukubitamo witwa Kivumbi King, bisobanuye ko Big Fish witwa Kevin Kade yani shout out cyane kubera ko niba bamukuyemo apana yavuyemo hakahita hazamo abahanzi babiri cyarimwe. Ubwo ako kan mu dropping ibitekerezo nako dukomeza tukaganiraho gake gake. Mugani wanje nti reka tubivugeho. Ntere step rero ikomeye cyane ninjire kuri dossier nabonye abantu benshi mwakomeje kugarukaho. Nanone na makuru yasohotse ku itariki ya 13 niba mbyibuka neza, twari turi kwerekeza mu karere ka Musanze, twari tugeze kuri Nyirangarama, ngira ngo twabaragaho metero nkeya kugira ngo tuhagere. Nkiri kuri social media kuko mba ndi kugenda mbona update zose, ndetse nanjye na updatinga abadukurikirana kuri WhatsApp channel ya Ecoblom TV ndetse no kuri Instagram yacu no kuri TikTok. Direct ni scrolling mbona account nshyashya ya Vestina Dorcas bakubise hanze itangazo. Ngira ngo iyo nkuru narayikoze ndetse n'iryo tangazo ndarisoma, ngira ngo ndi mu bantu ba mbere babonye iryo tangazo hafi byibura 99% ndi wa mbere wabonye iryo tangazo, ku buryo n'abandi banyamakuru twari turi kumwe turi kugendera mu modoka twerekeza mu bitaramo bya hari Musanze
narabwiye nti Vestine na Dorcas batangaje ko batandukanye na MI Entertainment Limited cyangwa se kompanyi n'ubundi ibarizwamo business zigiye zitandukanye, yaba iz'imyidagaduro n'ibindi za Irene Murindahabi cyangwa se Murindahabi Irene. Benshi baravuga ati oya ave turi kuye twereke, tukagera kuri Instagram tugasana ni Instagram ifite aba followers bangahe, bakawatereka reka ubwo barababeshye barabahakinze uyu ni wamwiyitiriye n'ibicuri nkabereka ariko se ibi bintu ko mbona noneho tugiye kureba Instagram ya Vestine na Dorcas turayibuze. Abaze bigenze bite, dutegereza ko Irene Murindahabi ayikonfirma turaheba. Ndavuga ni wapi, ariko ngewe kubera ko iyo narebye ibarwa yanditse gutya nkabona ko rigenewe itangazamakuru, ubwo ndaritangaza inkuru, hanyuma uza abaza bavuga ko bitari byo cyangwa babitiriye cyangwa babeshyeye, it's okay, nabyo nkayitangaza ko ya nkuru itarigeze gute itari. Nayo mpamvu nyamabwira ngo hari amakuru ntangaje ameze gutya na gutya, ufite ikibazo ugomba kumpamagara kuri 0788 51 125 cyangwa ukandikira kuri email yacu ibiri tayari cyane, kaganira neza ku makuru yaba yatangajwe wayafiteho ikibazo. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, kuri call message isanzwe, tuba turi tayari tukagusubiza, tukaganira ku nkuru ufiteho ikibazo, hanyuma ibintu tukabikemura mu murongo muzima. Vestine na Dorcas rero nyuma y'akanya gato hafi nk'amasangahe, ngira ngo ubwo hari ku cyumweru, nibwo Irene Murindahabi yahise nawe afata rya tangazo rya Vestine na Dorcas. Nabyo burana bigizeho ikibazo, sinzi impamvu watanditse irye agahita afata rira ryabo akaza ryo aza kwemeza ko ari byo. Ubwo ibyo nabyo nta kibazo nge nabivugaho cyane, byadusaba ko tumuhamagara tukamubaza. Ashobora kuba yarafite akazi kenshi, kuko nka company yagombaga nabo kwandika, wenda bakaduha impamvu, bakavuga ati bakatubwira. So ariko ibyo byarabaye, arabikonfirma ndetse anavuga ko batandukanye. Gutandukanya rero ntago nkeka ko byari inkuru ikomeye cyane, kubera ko n'ubundi hari hashize igihe benshi baratangiye no kugenda babinuganuga, nibakubwira ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi, ako kantu uzagatinye. Ubundi bari baratangiye bavuga bati ariko Vestine na Dorcas ntago tukiri kubabona, turabakumbuye mu biganiro Irene yakora, ugasanga muri comment ari kuvuga ati watuzaniye Vestine na Dorcas n'ibiki ibintu nk'ibyo byose. Ariko benshi mu babireberera kure na babandi wenda bageramo ngo bajyamo indani, bari baratangiye kujujura ko n'ubundi byagenze gute aba bantu uko ari batatu, aba bahanzi ndetse n'uyu munyamakuru akaba n'umushoramari n'umucungamari, byose ambabare niba ndi kubivuga nabi, akaba n'umukinnyi wa filime wa sinema nyarwanda, kubera ko already twamaje kuba tubibona. Ibyo si inkuru ndende cyane, ahubwo ikiri inkuru ubu hari kuvugwa ko hagati ya miliyoni zirenga 50 kugera kuri 60 zishobora kuba arizo zakishyuzwa witwa Vestine cyangwa se abitwa Vestine na Dorcas. Turibaza tuti aba bana abimusanze twabonye bikorera indirimbo zitandukanye bisanzwe biraho, basubiramo iz'abandi, bacuranga n'utwabo gutyo bikabahira, platform zikabazamura. Dushimira na leta y'u Rwanda ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose babigira muri kugira ngo tubone internet, tubone social media, tubone telefone n'ibiki byose. Urabona ko byageze ibyara umusaruro. Hari abantu benshi bamaje kubibyaza umusaruro bakamamara, kubera ko habonetse internet yihuta, habonetse umuriro, habonetse ibintu byinshi, habonetse internet itahenze cyane, nubwo hamwe na hamwe ibihenze n'ahandi idahenze, zimwe na zimwe zitanagenda. Twikomereze, reka ninjire mu masezerano. Ni inkuru n'ubundi ndi gukesha ikinyamakuru Nyarwanda, anditswe mugenzi wacu Janvier Iyamuremye. Reka ndebe kuri iyi ngingo wenda y'amasezerano, ivuga ngo amasezerano yabo yari ateye ate. Nyarwanda yakoze icukumbura ku masezerano ya Vestine na Dorcas bari baragiranye na MI Entertainment Limited, agaragaza uburyo ubufatanye bwabo bwari buteye ndetse n'inshingano za buri ruhande. Aya masezerano yari yarasinywe hagati ya MI Entertainment Limited nk'umushoramari n'umujyanama ndetse na Vestine na Dorcas nk'abahanzi.
Mu ngingo zayo hagaragazwa ko uruhande rumwe rwashoboraga guhagarika ubufatanye n'urundi mu gihe habaye ikibazo impande zombi zananiwe kumvikana cyangwa havutse amakimbirane atabonewe umuti. Gusa aya masezerano yasabaga ko uruhande rwifuza kuyasesa rubanza kubimenyesha urundi mbere y'iminsi 30. Amakuru Inyarwanda yabonye agaragaza ko amasezerano ya mbere yari agiye igihe cy'imyaka 3, akaba yararangiye mu mwaka wa 2025. Already urumva ko amasezerano ya Vestine na Dorcas ndetse na Irene Murindahabi yari yarageze gute? Yari yarageze ku musozo 2025. Twari twaratangiye umwaka wa 2026 nta masezerano bageze gute bafitanye. Dukomeze. Nyuma yaho impande zombi ntizigeze zisinya andi masezerano mashya. Ibi bivuze ko kuva mu ntangiriro za 2026 bakomeje gukorana nta masezerano mashya bafite hagati yabo. Nubwo bimeze bityo, bamwe mu banyamategeko babwiye Inyarwanda ko iyo amasezerano arangiye impande zombi zigakomeza gukorana nta yandi mashya zasinyanye, akenshi hafatwa ko zikomeje kugendera ku ngingo zari zikubiye mu masezerano ya mbere kugeza igihe habaye impinduka cyangwa ubwumvikane bushya. Inshingano za MI Entertainment n'iza Vestine na Dorcas. Amasezerano agaragaza ko MI Entertainment Limited yari ifite inshingano nyinshi zirimo gutunganya indirimbo z'abahanzi mu buryo bw'amajwi, audio, gukora amashusho, video, kwamamaza ibikorwa byabo mu bitangazamakuru bitandukanye no gushyira ibihangano byabo ku mbuga zicuruzwa umuziki. Iyi sosiyete kandi yari ifite inshingano zo kubaka no kuzamura izina ry'abahanzi kugira ngo bagere ku rwego rwo kumenyekana ku isoko rya muzika. Ku rundi ruhande rwa Vestine na Dorcas bari bafite inshingano yo gukora umuziki no gufatanya n'umushoramari mu bikorwa byose bigamije guteza imbere umwuga wabo. Kimwe mu bice bikomeye biri muri aya masezerano ni ikijyanye n'uburenganzira ku bihangano. Mwigire hino hano ko mumeze neza, amatwi yanyu ari tayari, mwumve hano. Abahanzi mukiri bato, abashoramari n'abakunzi b'umuziki n'abandi mwese n'ababyeyi mufite abana bafite impano, mwigire hino mwumva aka kantu. Reka nsubiremo ingingo. Kimwe mu bice bikomeye biri muri aya masezerano ni ikijyanye n'uburenganzira ku bihangano. Ingingo z'aya masezerano zigaragaza ko uburenganzira bwose ku ndirimbo zakozwe muri ubwo bufatanye bwari ubwa MI Entertainment Limited. Akadomo. Mu yandi magambo, mu gihe aya masezerano yaba akigenderwaho nk'uko bamwe mu banyamategeko babivuga, Vestine na Dorcas nta ndirimbo n'imwe bafite uburenganzira busesuye mu mategeko. Aya masezerano kandi yashyizeho uburyo bushobora gukurikizwa igihe abahanzi bifuza gutandukana n'umushoramari ariko bakajyana indirimbo zabo. Hashyizweho ingingo ivuga ko buri ndirimbo umuhanzi yifuza kwegukana asabwa kuyishyura miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ushingiye ku bihangano byose byasohotse kuri MI Music, bigaragara ko mu gihe cy'ubufatanye bwabo bakoze indirimbo nibura 12. Fata karikatrice, buri ndirimbo barasabwa kwishyura miliyoni 5 mu gihe baba bashaka kwigiraho uburenganzira. Fata karikatrice kube n'indirimbo 12. Ariko niba utabishoboye nta kibazo, gira hino ukomeze unkurikire. Mu gihe Vestine na Dorcas baba bifuza kwegukana uburenganzira kuri izo ndirimbo zose, byabasaba kwishyura amafaranga agera kuri miliyoni 60 by'amafaranga y'u Rwanda, buri ndirimbo ibarirwa agaciro ka miliyoni 5. Wenda n'aba diaspora ndabafite n'abakunzi hanze y'u Rwanda, byo rwose biraza kugorana. Mundoropingira ibitekerezo, ese kugira ngo izi ndirimbo zose bazigireho uburenganzira miliyoni 60 zirishyurwa cyangwa se harakurikizwa izindi nzira z'amategeko? Numvishe benshi mu bakora itangazamakuru, mu nshuti zabo za hafi, mu bandi bagiye batandukanye n'abakurikiranira hafi bijyanye n'imyidagaduro cyangwa se n'amakuru avugwa muri creative industry nyarwanda ya music,
yaba iya gospel cyangwa se secular, bavuga ko ibi bintu bishobora kuba ngo barabasinyishijwe amasezerano bakiri abantu batoya cyangwa se bakiri under 18 cyangwa batari buzuza imyaka twakita ko ari iy'amacuho. Kandi unarebye ko ibiganiro bya kera ngiye narabarebye kera bagikora ku rugendo, bagikora ibiganiro niba ari ku rugendo, bagikora kuri iracano yabo basubiramo uturimbo, wabonaga nyine ko ari abapeti bakiri bato cyane. Ngira ngo murajya kubireba Philip agikora no kuri The Choice, ariyo yitwaga Philip 250, ibiganiro yabakoreshe bakiri bato, bwa mbere ahura nabo urabona ko nyine barutwana kabisa. Wenda ntago nzi imyaka bari bafite, ntago imyaka ushobora gusanga umwana afite baby face, ariko mugani wa mujene avuga ngo ni baby face, ariko mu myaka y'ubukure ayifite kandi ameze neza. So rero munyaruke mu bitekerezo mumbwire, ese biramutse ari uko bimeze, abakobwa bakishyura aya mafaranga $60,000 cyangwa se bakemera kuzihara, ubwo bagakomeza urugendo rwabo bagahanga izindi ndirimbo. Ndetse nyuma y'amafaranga hari n'inkunga y'amafaranga bahabwaga. Bivugwa ko cyangwa se muri iyi nkuru ndi gusoma ivuga ko Irene cyangwa se Murindahabi Irene yahaga $300,000 buri kwezi y'ubufasha mu mibereho no gukomeza ibikorwa byabo bya muzika. Ngira ngo ibindi byose byo ntago nakirirwa mbigarukaho, ariko ngira ngo benshi hakiba buriya bukwe bwa Vestina n'umugabo we, hatangiye kumvikana utuntu tutari twiza tubavugwaho hagati ya Irene Murindahabi ndetse na Vestina cyangwa se n'itsinda muri rusange. Ibyo bivaho nyuma y'uko bagiye hariya muri Canada, bagiye muri tour y'ibitaramo byabo, birangira hagarutse uwitwa Dorcas. Vestina asigarayo kubera ibyari byatangiye kuvugwa, hatangira gusohoka, haringira ngo hari na post yasohotse kuri Instagram baza kuvuga ko atari yari ya nyayo, ari ibiki byo byose, ariko ababirebera kureho bakavuga ko byari ibyanyabyo, hari ukuntu bitari bimeze neza. Ibyo byose rero nibyagiye bivugwa, ariko ngira ngo namwe wenda nk'abanyarwanda muri abasirimu cyane, hari ibyo muzi cyangwa mwanandusha. Buriya ikintu bamwe bajya bibeshya nuko ngo umunyamakuru aba agomba kubaza ibintu byose. Hari n'ibintu butazi kandi hari abantu bari hanze batari n'abanyamakuru babizi. Ibyo rero nibyo ngira ngo muze mudusangize, mutubwire andi makuru tutazi. Hari ukuntu waba wari nuza ugasanga andi makuru wanyera. Nyandikira kuri ya nimero cyangwa se unadroping ibitekerezo hano kuri social media zose, turahari kugira tukugezaho amakuru n'ibiganiro umunsi ku wundi. Hanyuma abantu bakunzi b'umuziki mukomeze supporting ibitaramo, supporting abahanzi banyu, supporting itangazamakuru, supporting inshuti zanyu n'abavandimwe muri rusange, kugira ngo komeza twubake u Rwanda rwiza kandi rumeze neza rukeye. Ndashimira cyane mwese mukomeza kunyereka urukundo, yaba kuri social media platform. Akayezo from RBA, salute cyane. Janvier Yamuremye ndagushimira cyane. Zebra Switch dukorana n'abandi mwese muri rusange, dukomeza kugenda duhurirana yaba kuri telezo ku kazi, tuvugana umunsi ku wundi. By the way, mu supporting witwa Bogar nabonye Instagram ye nayo ngo bayibye, mwongere mu following yafunguye indi, n'abandi mwese supporting kugira ngo tugire aho tuva, tugire naho tugira. Ntago leta izadusuporting du internet tworohereze mu kugura amatelefone, smartphone ibiki byose, ngo ize no kudusuportinga no mu bindi biraho nyine ubwacu twakabaye uno kugira ngo following, kuko nabyo bizasabe ko leta iza kubikubwira ngo nyaboneka ngo uri umunyarwanda supporting ngo uri umunyarwanda mugenzi wawe. Reka kugira ngo ukore subscribe hano nge ngomba kuza mfukame mvunge kuba nkugezaho amakuru nkirwa nkajya Musanze, nta mama nta data ngirayo, nkarara yivumbira kanyica ibiki byose, nta kazi ko kugira ngo ugezaho amakuru. Yego ndabihemberwa, ariko hari ababihemberwa kandi batagiyeyo. So rero niba nahagurutse nkajyayo, kuki utareba iyo nkuru ngo uyirebe vibe zari zihari, urebe abahanzi bari bari, The Ben uburyo yaduhaye. Ariko by the way, Bruce Melody yanze kuduha ikiganiro. Wenda ashobora kuba yararukitse, okay, ariko uburyo yatwitwayeho nabyo ntabwo twabyishimiye nk'abanyamakuru. Guteze ibaze ko yamanuye ikirahure, warangiza tukamubwira ati rwose Bruce Melody reka tuganire, uko The Ben yaramaje kuduha feedback ye, tugiye no kumva no ku rundi ruhande rwa Bruce Melody, agahita tureba gutya agatureba mu maso, agahita azamurikira akababwira ati jewe imodoka nanaguze ntago twafatanyije, agahita yatsa akigendera. So ntago wenda namushinja icyaha cyane, ariko uburyo yitwaye ntago irantuza, ntago reaction ari nziza kabisa imbere y'abanyamakuru. So ariko it's okay, byagenze neza, byari fresh. Nizere ko Nyagatare noneho amata ewana zaduhama inshyushyu tukayinywa, tugahamiriza, tukabyina, ubundi noneho summer country tour ikaba summer country tour koko.
naho ibyo byo ngo Tiger B ngo umweru n'umukara ibyo mubigumane mu mitima yanyu mubigaragaze ku ruhande rwanyu, ariko icyo nzi nuko umuziki nyarwanda ndi kuwishimira, uri gutera imbere, abawukora bari gutera imbere, bari kubyaza amafaranga ayandi bari gushoramo. So ni byiza cyane, dukomeze rero tubikore kandi tubikunde cyane. Nitwa Mr Muhanzi, murababwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo, kandi buri gitabo kigira page. Aka kanya nari ndi kuri page y'amakuru agezweho ndetse no kuganira kuri stories zitandukanye zari zirimo kugenda zivugwa. Komeza subscribing, ukore na fungura notification, hanyuma uduhe ibitekerezo byawe, usharinge, like niba ibiganiro cyangwa amakuru tugwaye wayakunze cyangwa wumvishe wari uyakeneye, ariko ushobora no kuba utari uyakeneye ariko wagafungura iruhande rw'undi muntu nawe akaba yari uyakeneye. Ushobora gukanda like kugira ngo n'abandi baraza kuba bayakeneye bagire motivation, kuko hari ukuntu nabonye abanyarwanda ngo iyo ubonye ikiganiro ngo gifite views 50 cyangwa amakuru ngo uploadinzwe afite views 10 ngo hanga uhita uvuga ngo nta kintu kirimo ngo kuba atarebwe. Ashobora kuba abandi batarebye, ariko ayo makuru ari wewe wenyine yaragenewe kugira ngo uyamenye. Yeje ufungura ikiganiro kirebe ucyumve, and then wowe ahubwo nusanga hari amakosa arimo amakuru biki n'ibiki udukosore, hanyuma dukomeza tubane mwuga w'itangazamakuru kandi tuyakore neza kugira ngo dukomeze twubaka u Rwanda rwacu ruzira ibihuha, ishyari n'amatika adafatika. Ndabashimira cyane kuri kamera, mba ndi kumwe na Zebra Switch, yewe wavuga ngo kuri Zebra Switch arahari nawe mu following by the way, hanyuma dukomeze twibanire. Murambashimira umunsi ku wundi, ubwo abanyagatare mube tayari cyane, ko Blomo TV turi tayari, tuzaba duhari cyane. Ngira ngo mwarabibonye Musanze nabyutse saa 9 z'ijoro, ndi Nyabugogo ndahaguruka ndagenda, ahantu hose ndagenda amakuru, kandi wabonye ko nari ndi tayari. N'inkuru ya Vestina nayo narahagaze mu nzira, nayo ndayaploadinga, ndayikora, barayaploadinga bageraho, bivuze ko mbagezaho amakuru kandi ku gihe. Ndabashimiye cyane.